Rero cameraman wakererewe uko tumaze amasaha make hanze. Wakerewe. Ntabwo ndakerewe. Usanga mwinjiye wa nakerewe. Yereka ukurikirana bana banje iby'abasore murabashakira icyiciro cyabo muna abantu bari kwabangira nubundi baraza kwicara nyuma yanyu mwebwe mugire niba mwiteguye mukanda niko reka aba bantu bava mu modoka bita hapa mufatane kupita ngaro mugatwikire mu izuba Excuse me, sorry, kidogo. Urabona ko hasinye. abasore Muna vene. Window, you're with them. So you're gonna enter with them at once. Mohammed, let's listen. Oh, you are coming with them? You're coming with them? babiri wewe ugomba kujyamo hagati yo kuhagaze abo mbere babiri y'abandi bagukurikiye gukurikira abandi babiri kigenda Musende katikati. Safi. mwende ulani moya Mutoka mchia aba maraika
abahungu n'abakobwa bakiganira nimukomeze bose mwicare ahangaha mu mwanya mwateguriye. mukomeze rwose ndabona musa neza muraberewe ngaho mukomeze mufate ibyicaro byanyu ahangaha mushatse mwana kwicarira hano nta kibazo ni karibu rwose mufate umwanya mufate ibyicaro byanyu basaza ni karibu rwose ni karibu mukomeze tujye mu byicaro hariya inyuma reka duca ngaha ariko muze kunsigira iyi meza yicare kuri zimwe mukomeze rwose twicare kuri izo ntebe z'inyuma mukomeze abasaza bicara ku ntebe y'imbere mwese buri mwanya yanyu musaza mukomeze mu myanya aho ngaho musaza beza mukomeze mufate ibyicaro Hey, attention everyone. I've been trying to catch the Pontiac Vintage for 8 years. You know how many months that is? 96. 46 years months. You're not very good at math. Oh god. Oh my god. Oh god. Okay, no, it's in here. It's in here. Oh, it's in my... Friends Friday night, right? Well, we didn't talk yet, but I don't... Yeah, I can go. Yeah, that sounds great. Yeah, I can go. Yeah, that sounds great. Reka And the technology you want. reka dutangire gahunda zacu. Muraho ababyeyi muri hakurya, muraho bakomeye namwe. Uwiteka abahire. Umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma rwose kuvuga birahagarara
reka dukomeze by'ukuri rero data mu gitaramo twari turimo tugize amahirwe tugenerwa n'abashyitsi tuguwe neza twishimye ariko ntabwo tuba twishima nk'abatagira Imana ahubwo twishima nk'abihaye Imana wenda kose batuzirikanye kandi ntabwo badutunguye kubera ko banyabipfura cyane ndagira rero ngo ubwo twishima ariko tukishima atari nk'abatazi Imana ahubwo tukishima nk'abihaye Imana reka tusabe pasiteri yegera imbere mwene data maze narangiza aturagize Imana maze dukomeze muri gahunda murakoze Uwiteka Mana yacu turagushimye watwemereye kuba tugeze hano muri ibi birori izina ryawe rihabwe icyubahiro waturinze guturuka mu mpande hirya no hino nyamara twese twageze hano niyo mpamvu tugukwirwa tugushimira ibitangaza watukorera muri ubu bushyitsi cyangwa se muri ibi birori turimo turagusabye kugira ngo gahunda zose tuzise mu bwishingizi bwawe kugira ngo turindire umutekano utangira no kurangiza dushima izina ryawe turagushimye kuko warinze abashyitsi bacu bakaba bageze hano n'abasangwa nabo turagushimye kuko wabarindira umutekano bakaba bashyitse hano izina ryawe rihabwe icyubahiro gahunda zose ari ibyo kunywa n'ibyo kurya byose twisize mu maboko yawe kugira ngo Yesu ubihe umugisha utangira no kurangiza dushima izina ryawe utubere igisubizo tuyoborwe n'imbaraga zawe tuyoborwe n'umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza byose tubisabye twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen mukomere Imana amashyi mwabwoko bw'Imana arakoze cyane reka rero nkuko nabivuze data Kanyamibwa Pascal yaje atugana none rero ntabwo nahangara kwakira Pascal kuko singana nawe ariko ngewe ndi intumwa muri urugo rwawe nageraga ngo mu byubahiro byawe utambuke maze umpere Pascal ikaze muri uru rugo ndetse wakire umuryango bari kumwe murakoze cyane murakoze ikibazo bari kugushya cyane ndongeye kuramutsa mwese ngo muri aho kandi muri ubwoko bw'Imana muri abo bashyitsi bacu beza tubakunda cyane uyu munsi turanezerewe twese dufatanyije twishimiye kuko mwageze aha ngaha kandi turabizi ko mu rugendo abantu bikomeye abantu n'ibibazo ariko uyu munsi tunejejwe no kumva kwanyu kandi tukaba twumva ko nta gisitaza mwagize tukaba twiteguye aha ngaha uyu munsi reka Imana yacu ihabwe icyubahiro rero mwene data turakwakiriye muri kwisanga aha ngaha kugira ngo uyu munsi wa none utweretse ibirori ku bavandimwe bacu b'inshuti n'umuryango ariyo mpamvu gahunda burya yose aba ari Imana ntabwo aba ari umwana w'umuntu kuri tariki y'uyu munsi wa none niko Imana yari yabitanze twese dufana gato umuryango utandukanye tugire ikintu twaganiraho twumve inkuru nziza muje kutugezaho uyu munsi rero Imana ibahe umugisha amagambo rwose mukeneye kugira ngo muratugezeho murakoresha Imana ibagire neza turabakiriye ni kare utarasoma ahubwo ndasaba kugira ngo noneho wicare hariya unasome noneho naragusomera agakubwira ko wasomye turagukoresha ijambo nyuma bakumve kuba Imana murakoze babyeyi ariko njye numvaga hari ikibindi twari dufite kugira ngo umwakire
kuko yazamutse agasozi. Ese ntiyakwegera hafi ahubwo ukamufungurira kuri cya kibindi maze ukamwakira agihagaze? Pascal, nuko reka turebe ikambere kuko hari ifunguro yaguteguriye. Reka umuhereza yegera imbere noneho agukorere kwizimana. Murakoze. Murakoze cyane. Uru rugo rwa Kanyabe ubundi nta cyabuyemo, ananirwa niba ikora umuryango nyota hano kwegeza kamera ku kitozi. Urugo rwa Kanyabe hari icyo bisinya uri afite abahereza be acyari kugira ndagira ngo icyo kunywa kimaze kuboneka kuko tungana umuntu reka mbere yuko bakugenza ubanze kumushyira neza hanyuma noneho ugende neza nyuma kugira ngo noneho ukomeze muri gahunda zacu. ndabona ufite urukoma arakarishye cyane waramutoye. Data inzoga no kwitonda ntabwo bari imbere mu matwi ngo bashyira mu ijoro kuryoshye. Kanyabe maze kumva inzoga yawe n'ubuki ka gasozi k'iwacu burya ntakiwanyu. Ubwo rero izimano urakoze kubyara, ahubwo mbwirira abahereza bawe barebe niba ababyeyi banjye naje ngaragiye, turebe niba nabo bafata kuri aya mazimano uhaye. Urakoze urakabyara, uzagira nawe abakuzimanira. Ndagira ngo muri makeya nta kibuze, ahangaha buri wese afite uburenganzira bwo gusangira mugenzi we, twese tukishimana. Reka nabo babategereze neza rero bari gusoma, ariko ubundi ndabona ibyo kunywa birahari rwose biragaragara. Buri wese afite umwanya wo gushyikira icyo kunywa agasoma. Murakoze cyane. Urakoze mubyeyi, Imana iguhe umugisha. Barakoze cyane ababyeyi, reka tubasabe bisubirire mu myanya rwose maze icyo bavuze kibe itegeko. Reka babandi babishinzwe batugereze amazimano no ku bandi basigaye. Reka Pascal ye kuba imwe ngo ishokere zose, ahasigaye Pascal reka gusa wisubire mu byicaro maze hasigaye ubu uri kumva amazimano uko ameze, kandi n'ababyeyi ndetse n'abana b'abakobwa n'abahungu mwazanye nabo babakikiriza amazimano ahasigaye maze dukomeze ibiganiro by'igitaramo. Mpesha w'amagambo urakoze, Imana iguhe umugisha, urakabyara n'abazagire abakuzimanira. Nuko murakoze ababyeyi, reka mwongere mufashe tubaha amashyi menshi. Arakoze data perezida rero kubwo kuduhera ikaze uriya muryango waje urangaye imbere na Pascal. Ahangaha rero mu rugo rwa Mugisha natwe turanezerewe ngo mwabonye uko bimeze, twishimiye ko bakiriye umunsi
ndetse kandi arakoze ko badufashije kubakira ndetse no kubaha ikaze muri uru rugo. Reka hasigaye n'abandi bose abashinzwe serivisi n'ibihute nibagire vuba baturebere abantu bose ko babonye icyo kunywa, maze hasigaye dukomeze igitaramo. Reka nsabe uri kubanga bw'ibyuma kugira ngo hadushyirwemo inanga mu gihe biri gukorwa. Murakoze cyane. Bye.
reka reka dukomeze mbere mubyeyi Kanyamibwa nahoze mbona Pascal anyicira ijisho banza hari icyo yageraga kukubwira niba agiye kukubwira ko amazimano yamuryoheye cyangwa hari ibindi ariko nabonye anyicira akajisho ko ushaka kugira icyo avuga none rero niba yenda ubinyemereye namushyikiriza mikoro cyangwa niba hari n'ibindi ufite kuri gahunda ubwo uraza kumubwira ariko nabonye anyicira akajisho Pascal ufite mikoro n'ubu reka rero mpereze na data mikoro ahasigaye akwakira murakoze w'amagambo urakoze cyane ubupfura umwana warezwe umwana ufite umuco rero data Kanyamibwa aje mu rugo rwawe uranyakira ariko amatama amasango ntasabira nk'igisigati nanjye reka mpamagare abanyarukari banjye ndebe niba nanjye hari icyo nakwereka yuko nshaka kuvugira kuko amazimano yawe ntabwo ariyo navugiraho ijambo murakoze data maze data Kanyamibwa buno buki data yankoreye arambwira ngo gende mu rugo rwa Kanyamibwa umuture iyi nzoga umubwira uti ku birori yakoresheje yizihije nawe yifatanye n'umuryango wa Kanyamibwa n'abavandimwe iki kibindi ugenda ugiture Kanyamibwa umubwire ngo iyi ni intwerero yavuye mu muryango wo kwa Bosco niwe wankoreye iki kibindi arambwira ngo buno buki ugeze kuri Kanyamibwa iyi ni intwerero ko muri Bibiliya haranditse ngo ufite azongererwa ubwo data ntabwo tuvuga ngo ni ukugutura nyamwidishyi ahubwo intwerero data yankoreye nk'umuco wa kinyarwanda murakoze murakabyara mwumvire amashyi y'umugabo urakoze cyane Imana igumugisha cyane nanjye kumvikana n'umuryango wanjye uti ntabwo wanyakira nanjye ndakweretse ibyo njyaho none uyu munsi nanjye urabingaragarije ndetse guhera kuri uyu munsi nje n'umuryango wanjye ndagira ngo kuri iyi tariki yaba weho yaba ari umuryango wose ukomokaho bakumenye bakagutegereza neza kugira ngo aho uzanyura hose bazabaye bati kuri iyi tariki y'uyu munsi uyu mukozi ari hano hantu twarahahuriye turamwakira ndetse nawe bitewe no kumwakira natwe aranezerwa arongera nawe agereza ifunguro kugira ngo turisangire banyamuryango uyu mugabo muri kumureba uti tumwakire mwungurikira amashyi noneho rero kuva uyu munsi wa none tuguha ijambo
ibyo ushaka byose Imana iweze umugisha utugezeho icyo wifuza gikora. Asante sana, murakoze cyane. Akumira amashyi nta shitani. Ndagira ngo nkomeze amagambo yanjye, hamagare babanyagikari banjye n'ubundi babahereza banjye bakomeze bangezeho amazimano. Ndebe ukuntu nakwita ku mubyeyi wanjye, kuko ni umubyeyi wanjye iteka ryose ntabwo nzabyibagirwa. Data nihangane, abakobwa wa muco wabitukiye wawe nibo bakirimo barakwitaho, baragukunda cyane, nibo baratwitaho. Njye nawe uyu munsi dufite abahereza ko kwa reka batwiteho batwiteho uyu munsi kabisa. Ndumva ni byo wamuhereza yaje egera umusaza mukuru maze Kanyame Karema abubonye mva ntangiye gushisha bikumva batitegereje neza nabirebye. uyu muryango rero bagukunda cyane. Amen. Ntugire ngo waje ugana ahandi, baje bayobotse umuryango wa Kanyame. Nabirebye rwose. Rero mu minsi yashize naje iwawe fata irembo, urambwira uti uri gufata irembo kuje gusaba irembo uri gusaba ni iri, ko amarembo ari menshi. Hari irembo ry'inka, hari irembo ry'umugeni, hari irembo ry'abantu binjiriramo. Ntabwo nzi irembo uri gusaba iryo ari ryo. Nanjye ndakubwira nti data yantumye ngo nze mfata irembo ry'umugeni. Ngo irembo ry'umugeni nagusabye data yantumye, wararimbaye umbera imfura. Ubwo rero umaze kuma irembo, kandi iyo umuntu amaze guhabwa irembo agaruka gutegekesha bakamutegeka, agasozi kamanutse umugeni kazamuka inka. Ubwo rero nkaba ndagira ngo nkubwire yuko naje kugira ngo nguture iyi nzoga y'ubuki data yamureye, ubundi nkubwire ngo iyi ni inzoga kugira ngo untegeke nk'umubyeyi. Data cyane gukoma amashyi imbere yawe. Urakoze. Urakoze cyane. Amagambo aryoha asubiwemo koko. Ubuze neza banyamuryango mwese muri hano, uyu mugabo nk'uko abivuze yaje iwanje aje kunsaba umugeni, ariko kuko nari muzi nk'umuvandimwe nabajije abanyamuryango uwo munsi twari turi kumwe, ndababaza nti rero birashoboka ko twabyariye hagari, ese hari uyu mugabo hari icyo aba yakoreye umuryango wacu? Umuryango uravuga bati reka da, ntacyo twamushinja, uyu mugabo ni imfura mu mibereho, turamuzi no mu muryango wabo, ntacyo twamuhana. Ngo nkimara kumva gutyo rero banyamuryango, ndavuga rero niba nta kintu yaba yarakoze mu muryango wacu, umugeni ndamumwemerera, ndamumuhereza, namuhaye umugeni. Umugeni nawe ariko ngira ngo namwe murabizi, namubwiye nti ubwo nguhaye umugeni singuhaye inka,
nguhaye umugeni ariko singuhaye inka. Noneho umugabo aragenda ati nanje icyo ni ikintu nzi, ba mama baratubyaye barabakoye na nisa turacakosha abo twabyaye, none nanjye ngiye kugenda ngiye gushaka inka nzagutumaho. Ubwo rero reka twongere tumuhereze irindi jambo agira icyo yavuga. Urakoze, Imana igumugisha cyane. Mwakoze data, agutuye inzoga mubwira ngo untegeke abantu bose babyumve banamenye icyaje cy'ingenza muri urugo rwawe. Urakoze urakabyara. Urakoze, reka dukomezemo. Ubundi bavandimwe, kuko nababwiye ngo buri mugabo ndamwemera koko, ntabwo uyu munsi ibirori by'ukuntu twicaye aha ngaha twishejwe n'ijambo ryiza. Niba namuhaye umwana ariko mu minsi mikeya yarambwiye ati rero yanga wansabye nayibonye. Ndamubwira nti wayibonye? Ati noneho nubwo wayibonye rero twari turi batatu, ariko ndashaka kugira ngo turarike imiryango, noneho ya miryango tuyimenyeshe ko inka nayibonye. Rero muri makeya uyu mugabo ntabwo turajya kure, niyo mpamvu muri kubona uyu munsi twese duhuriye aha ngaha. Ubwo narebye abana banje baragenda mu munsi w'ejo, inka barazitegereza barazishima. Bamaze kuzishima ndavuga nti noneho kuba muzishimye uyu munsi habaye mu gitondo abashumba barambwira ngo izo nka nk'uko nazimusabye inka 17 uyu munsi zageze iwanje, ni inka z'ingweba ziri mu rwuri. Imana ibahereze gusa cyane. Utura cyane wa mubyeyi we uzareka no mukisha naho nta bindi, ntabwo nakurusha. Nakoze cyane. Asante. Hari ikindi hano wasubizamo? Nta kindi rwose, amagambo nari mfite yarambabaje, andaje ikiga nkubiye muri Georgia akageza hano muri Ohio, Iowa. Amahoro, Imana ikaturinda, igasanga namwe muri amahoro. Imana ibahe umugisha. Nakoze cyane, Imana ibahe. Ndabongera amashyi. Mukubite ku mashyi. maze ababyeyi reka bose musubire mu byicaro byanyu, muganiriye neza, muganiriye neza rwose. Biragaragara ko muziranye, natwe biratugaragariye. Rero ati naragutegetse kandi washoje amategeko nagutegetse, none ubu amata abyara amavuta n'imiryango irabibonye. Data Kanyamibwa, urakoze cyane. Ariko ngira ngo cya gihe aza kugusaba umugeni, wibuke yuko yaje gusaba umugeni, niba nibuka neza yaravuze ati nje gusabira Nshimiye Didier umukobwa wawe, kandi Nshimiye Didier ngira ngo ntabwo umuheruka ari akana gatoya. Buriya ntabwo ufite amatsiko yo kumenya ko Didier yaba yarakuze akaba umugabo. Iyo ni ijambo nk'uko nakubwiye aha ngaha, turi umuryango mugari, si kwa kundi. Rero kuba umpaye umwanya ni umwanya mwiza. Nshobora kuba umwuko wanje
benshi b'abanyamuryango batamuzi bataramubonaho ariko nkaba nifuza kugira ngo noneho mwerekane tumurebe abanyamuryango bamubone kugira ngo ejo mu gitondo bazaseruka bazamenya bati ni wa mukwa dukwereye Imana ibahezeke usubire mu mwanya wawe urakoze cyane ubwo ugira ngo ntabe pasitari wadukuze nubwo kuva kera waje usaba ariko noneho igihe kirageze ngo nawe bagusabe none ese pasitari Didier waba wagendanye nawe Didier wenda kuko hateye ikoranabuhanga n'amajyambere yihuta nakora singa bwamagana nkareba yuko yangeraho urakoze muhesha w'amagambo narigize ngo burya wamuzanye muri iki gitaramo yahoze atwumviriza oya ntawe uhari ntawe uraha nuko urakoze bapfura we naho ubundi twari guca amande rwose nuko ubwo utamuzanye ngo abatwumviriza nk'ababyeyi wagize neza burya uri imfura reka bakumbera amashyi nanone none rero data Pascal aravuze ngo Didier nubwo atari hano ariko ntabwo ari kure yari ari mu nka hirya hariya none aravuze ati wihanganye gatoya yamutumaho hasigaye Didier akaza ukamuramutsa mbega ukumva ko yanabaye umugabo ko wamugani akwiriye umugore sibyo nuko reka noneho dutegereje gatoya maze turebe uwo muhungu nanjye mperuka kiri akana gatoya none niba yarakuze Natakanyamirwa ngira ngo babibonye ko ntacyo wansaba ngo nyikwime urakoze kuko nawe ntacyo wigeze unyima nta n'icyo naburiye mu maboko yawe naje mu rugo rwawe imbere imfura nanjye ntabwo nzabura kuza kubera umwana urakoze cyane ndiyo kabisa ndagira ngo ahubwo ujye ijuru niba ukimwibuka umuheruka yiga mu wa primaire urebe niba byibura wamwibuka byibura urebe yuko wamuramutsa nyakubyara kuko ibyo wasabye ntakizanye urakoze mbere ko ndi kubona bose bari urugero rumwe ubuzima napfa kumumenyera niragerageza amaso y'umusaza ndayazi ntabwo ajya abura atari ibirori ariko nzi yuko urya bya byatsi bita ngo ni salade amaso yawe aracyareba neza ndakibizi gerageza rwose wihangane umubyeyi mwiza urakoze yewe umva mwene data mbagurahiye niba uraza aho ari kumenya ko ukiri mutoya none ndashaje agakunda musate reka guhamake niyo mpamvu ndi hano ariko urakoze Pascal wasabye umuhungu none ndabona baje ari iti ariko utavuga ngo ni ikindi ahubwo aba bana buriya Didier afite n'idegera ntabwo yaza wenyine rero agomba kuza agaragiwe bariya ni barumuna be bariya ni bene nyina ntabwo rero yari kuza mu gitaramo ari wenyine kandi afite ijambo muri uru rugo none rero reka nsabe Didier atera intambwe yegera imbere tera intambwe ebyiri rwose zigera imbere ahasigaye ndetse n'icyegera cyawe kigukurikiye komeza ntagaragara ngaho rwose byaba bihagije ndetse na wa wundi ukuba mu ntege ntatambuke data twamubonye nshimiye Didier
Didier ngaho rambura intoki maze usuhuze umuryango wo kwa sobukwe. Mumwumvira amashyi y'uruhuka. None rero data reka gusabe ujyejuru maze uzuramutse uyu mukwe wawe wumve koko ukwiriye kumushyingira sifa nk'abo mujya hejuru ndetse n'abandi bose muri kumwe maze muramutse uyu muhungu egera imbere rwose muramutse sobukwe. nuko waramutse n'abariya n'abangaba bose n'abavandimwe basobukwe baramutse rwose bavuye mu byano. Murabona ariko ko ari umusore ukwiriye, ni umusore w'ibigango rwose, ni umusore wanyoye amata y'inshyushyu, ni umusore utanyoye amazi. Murabona ko afite ibigango. Reka abaramutse, reka mumuramutse. Uwo ni umukwe ukoye muri uru rugo. Bigiye komeza amaze uramutse n'abo babyeyi, abo ngabo bagize uruhare rukomeye cyane mu burere bwa sifa ndetse n'imivukiriye. Ngaho komeza rwose usubire mu mwanya wawe, asigaye ndaje ubwire igikurikiza. Maze abandi bahungu namwe mwari musigaye mugira ishyari, ubwo ibyanyu murabibonye, ariko n'ubundi n'abandi bakobwa barahari muri iki kibazo. Mwebwe gusa muzaze mutugane. Mubonye ukuntu yaramutsaga ababyeyi bakamuhereza umugisha, none mwebwe muviriye mwaho, ni uko mutaragira icyo mwibwira, hasigaye utaha nta handi. Murakoze rero. Didier ubungubu umukwe ukoye muri uru rugo, niyo mpamvu tugiye kugushyira mu ntera. Ubungubu ntabwo ucyongeye kwicara muri rubanda, ahubwo nugenda ucyurarira ibyiciro bya hariya. Reka gusa wowe na mugenzi wawe mwizamutse maze mujye by'abantu b'intwari. Ahasigaye abandi nabo ndaza kubabwira maze begere hariya mu byicaro byabo. Ahasigaye dukomeze gahunda. Murakoze cyane. Reka mfasha maze umujyane mu byicaro bye by'icyubahiro. Abandi nabo ngaho mujye mu byicaro byanyu hariya. Ibyo bibakwiriye nimuza kubona bidakwiriye n'ibyo bahaye Didier. Ubu gutaha nimwebwe muzagira ibyo kwiga. Murakoze. Igihari ni uko Didier abaye umukwe ukoboye muri uru rugo rwo kwamamisha. Bivuze ko nta n'indi ntambwe izongera gutera atatuye. Abaye umwana muri uru rugo, niyo mpamvu mubona ahawe ibyicaro by'icyubahiro nk'umukwe ukoye. Ubungubu azajya yisanzura muri uru rugo kandi yisange. Wabonye wa musore wawe rero, kandi urishimye, sibyo? Ndongeye ndishima, ndishimye. Rero ni ukuvuga ngo nizere ko na uriya mukobwa wanje ubwo nishimye niwe azishimye, kuko umuhungu nk'uyu umeze kuriya nzi ko azamucunga neza kandi bakabana neza. Murakoze. Mumumpera amashyi uyu mubyeyi. Ati uriya musore aranshimishije, kandi ubu nizeye ko n'umukobwa wanjye
ngiye kumushyingira nawe azashimishwa nuko asanze umuhungu ukwiriye. None rero Pasika urakoze kuba ushohoje cyangwa ushubije ibyifuzo bye. Hari ikindi wongeraho se? Bacyacyongeraho jyewe. Bacyacyongeraho. Nuko ngaho komeza. Aze mubyeyi wansabye akubwiye ngo ntacyo nakwima ngifite nk'uko nawe utakinyuma ugifite. Ubwo rero bansabye kuramutsa murumuna wanjye ngo urebe niba yarakuze koko kumuheruka ari umwana mutoya mu mashuri abanza, ariko burya nanjye mfite ibicuro kandi na Didier nawe aho yicaye hariya ari kujya mbwira uti nyamara urubavu rwanjye ntabwo ndi kubona. Ese mwarushyize ko nicaye njyenyine kandi bidakwiriye? Ese Sifa yaba harakaza akandamutsa ko mukumbuye data? Urakoze urakabyara. Ndagira ngo iryo ni ijambo nyamukuru, kandi Imana ijya kurema yaremye umuntu ari kumushakira n'umufasha. Rero uyu munsi ndagira ngo Sifa agaragare hano kugira ngo noneho abanyamuryango bamubone ndetse yicarane n'umutware we uyu munsi. Murakoze cyane. Mujye mubaho. Murakoze cyane. N'umwongera amashyi ati kubera umukwe wanjye Didier nishimiye nta mpamvu y'uko ibyo usabye ntabikora. Ati ubu nkivuga aka kanya Sifa nawe agaragara muri iki gitaramo rwose uvuze neza. None rero ababyeyi nibyo koko Sifa arahari ariko ari mu rubohero. Iyo dutaramye gutya nawe aba ari mu gikari ari koza ibyatsi ari kuboha imisambi. Ubwo rero ariko ubwo tumukeneye muri iki gitaramo nanjye ako ni akazi kanjye ndaza kumureba ahasigaye mutunganye. Icyo mbasabye muze kwihangana. Umukobwa burya ntabwo yiruka, ntabwo ari maguru ya sarwaya, ahubwo umukobwa ni umwari kandi umwari arakimbagira. Nibifata akanya rero muze kwihangana kuko ntabwo ari umurwayi ahubwo ni umufasha. Murakoze cyane, reka mbasabe akanya gatoya. Urakoze cyane musobanuro. Maze kandi nsabe uri ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo aze kumpera Sifa intambuko. Murakoze.
Arakoze cyane. Pascal, buriya ubusabe bw'umubyeyi ngo aba ari itegeko igomba guhita bishyirwa mu bikorwa. Ariko ngendo rero ngiye mu gikari hasigaye ndebe ko Sifa yaba yiteguye. Sinamubwira nti ariko niza gutinda wihangane kuko umukobwa ntabwo asimbagurika ahubwo arakimbagira. None rero gaba mubyeyi we ndagira ngo ujye juru, ndagira ngo ujye juru, nurangiza kujya juru dore Sifa ageze hano mu gitaramo. Wavuze uti nanjye erega ndashaka kumuramutsa, kandi dore nashimiye hariya ntabwo amerewe neza. Niba mwabirebye neza abantu muri hano mu gitaramo, uriya muhungu yigeze aseka kuva kare, ntabwo yigeze amwenyura rwose. Ariko twaje kumenya ko ikibazo ari uko Sifa ataraza. Ubu rero ubwo Sifa ahageze, nimuza kwitegereza uriya muhungu amaze kumuhobera, ibirori birarinda bisoza aseka gusa. Ubwo niba mugira ngo ndababeshya muraza kwibonera ubuhamya. Buriya ntawe bitabayeho, n'uwo bitarabaho bizamubaho. Buriya iyo wicaye, nubwo bamuhaye ibyicaro bikomeye hariya, ariko hariya hari icyicaro kikirimo ubusa, kandi arashaka ko kiriya cyicaro kibona nyiracyo. None rero data Kanyamibwa, Sifa nari muzanye, ndagira ngo noneho ujye juru, numara kujya juru ahasigaye umushyikirize Pasikari abanza muramutse. Noneho namara kumuramutsa turi kumwe n'abasaza be hariya. Umubyeyi namara kumuramutsa, ibyo ari byo byose turaza gusaba n'umuhungu wamukoye kwegera hano imbere. Ariko mbere y'ibyo byose reka nguhe mikoro maze ubanze ushyikirize Sifa sebukwe, ahasigaye ibindi mu bimparire nyuma. Urakoze. Ndagira ngo urakoze cyane. Reka mvuge ngo Imana iguhereze umugisha.
mwene data yari afite amatsiko kugira ngo n'ubundi Sifa aze amuramutse, none ndabona yahageze kandi koko birakwiriye, kandi urabona n'umutware we hariya ari mu majune bitewe yuko Sifa atari yamubona ngo ntabicarane, icyo ni ikindi. kandi none nkaba ndi gusaba kugira ngo Sifa atambuke aramutse mwene data uri hariya kugira ngo noneho amumenye ndetse n'umuryango umumenye. Ihangane mutambuke. aba bantu mwabahezagiza amashira yo gutambuka neza. sinzi wavuga ngo ntako bisa biraryoshye. ibintu ni byiza nanjye simbuvune, reka uramutse mukobwa mwiza. sinzi wowe imyaka myinshi mwakumbuye nk'uko mukumbuye. umuhungu wanjye abonye urubavu rwe, Imana ihabwa icyubahiro. murakoze cyane. reka n'ubundi akomeze atere intambwe rero, aramutse n'abandi. ni karibu. umuryango mugari urakwakiriye. se mwampereye uyu mukobwa mwiza amashyi bahu muzizaza rwose. komeza utambuke uramutse abanyamuryango. gerageza uramutse nawe ubwawo. aya mafoto muyakuremo neza. murakoze rero, ndabona ibintu ari byiza cyane. reka dusubize umukoro mwene data icyo yavuga. ni karibu. murakoze cyane ababyeyi, reka mubampere amashyi. bakoze igikorwa kitoroshye, maze Pasika ngira ngo hari uguhondeza ku mutima. reka gusabe maze wisubire mu byicaro. urakoze cyane, Imana ikumugisha. ahasigaye muraza gukomeza muganira, yewe muri no mu byicaro byanyu nta kibazo, kugira ngo mushyitse amaronko kandi mumerwe neza. ikindi ngiye gusaba, maze bakobwa beza mwaje muherekeje Sifa, reka namwe mbasabe maze mujye hara mu byicaro byanyu. ahasigaye turebe ibindi bigiye gukurikira. hasigare marene ndetse na basaza be, abandi reka mwigire mu byicaro. ahasigaye niba bakenera ndabahamagara. murakoze. reka dukomeze rero. bikaba mu gitaramo cy'uyu munsi. buriya ndureba hariya uraza gusanga hari umushyitsi dufite, kandi umushyitsi udasanzwe. reka ngiye gusaba rero nshimiye Didier kugira ngo amanuke, ahasigaye aze hano yegere imbere, ndetse n'umugaragiye kugira ngo ahasigaye bahereza amabwiriza. ni karibu Didier, bizere ko batangiye kugira akanyamuneza. bakimanuka rero nk'uko nakubwiye
Didier uyu munsi wabaye umwana mu rugo, wabaye umukwe ukoye, none iso Pascal yarasabye yuko Sifa aza mu gitaramo, ahasigaye akamuramutsa, none amaze kumuramutsa yamaze kuramutsa ababyeyi, ngira ngo rero nawe ufite ibicuba, ariko uriya mukobwa ari kumwe n'abasaza, sinzi rero uko bigenze, ariko Sifa nguyu, ndagira ngo ahasigaye nahawe. Niba hari uko wabiteguye simbizi, ariko ntumukumbuye, uramukumbuye, ngaho egera imbere nawe ngerego nuko egera imbere maze turebe uko mubigenza, wibuke ko ufite n'abaramu bawe bari kumwe na Sifa. Nuko muhereza abana amashyi, muhereza amashyi. Uko mubireba rero, Didier ati mukobwa mwiza Sifa, Imana yageneye, nari gukumbuye kandi naje hano kugira ngo nereke umuryango ko nagukunze urudashira, none ndagira ngo bose umureze urutoki rwawe, hasigaye mpambike impeta y'isezerano, ni impeta y'urukundo, hasigaye zamura akaboko kawe, zamura akaboko hejuru, nuko ngaho mwumva amashyi. Ati ikindi kandi dore n'ururabo, bahungu bacu, ngaho nimwigire mu myanya hariya yanyu mwicare, kuko Sifa we yahuye n'uwamukunze, kandi mwakoze cyane kutubera abahungu b'umumaro, ndetse mukarinda Sifa kugeza aho abonaniye na Didier. Hasigaye nimukomeze mwicare hari myanya yanyu, mwakoze cyane. Didier rero ati ntabwo ari impeta gusa, ahubwo ngufitiye n'impano ikomeye, ahangaha mfite ururabo rero bivuze ibintu byinshi, bivuze ko ari wowe nakunze mu bantu bose bo kuri iyi si, none ndagira ngo umwegere Didier, ahasigaye urumuhereze, atandukane n'urundi rubyiruko, abe umugeni ukwiye kandi ukundwa. Reka muhagarare ku ruhande maze bamuhe iyo foto, hagarara ku ruhande, yego, kugira ngo n'abafata amashusho rwose bagire babafate ayo mashusho. Abageni murabona mute ko mutabongera amashinisha ari mufite? mugabanye ibintu by'amashyari rwose, mushimire abana kuko bakoze ibintu bikomeye cyane kandi barabigaragaje imbere y'ababyeyi. Nuko ubwo rero Didier akimara guha impano umugore we, ntabwo Sifa nawe yaviramo aho, ahubwo uko byagenda kose nawe yaravuze ati umuhungu nikundiye kuri uyu munsi ntabwo nabura kumuhereza impano kugira ngo mwereke urukundo mukunda. Reka dusabe umuntu watwaje Sifa impano y'umugabo kugira ngo yegere imbere, ahasigaye maze ayishyikirize umugabo. Nuko ubwo Sifa ati umugabo wanjye rero nkunda, iyi ni impano naguteguriye kandi nzi yuko izamushimisha. Ibi bivuze urukundo nagukunze mu bandi basore bose,
kandi niyemeje kuzabana nawe akaramata mu bwiza ndetse no mu bibi. Ngaho fata ku mpano zigiye hasigaye ayigushyikiriza. Mubahereza amashyi menshi cyane. Urakoze cyane. Pare wafasha iyo mpano Didier. Nuko akimara guha umugabo we rero impano, reka nsabe Sifa afate umugabo we akaboko maze amugeze hariya begere imbere hano amwereke umuryango we. Ibindi turaza kubiganiraho nyuma. Ngaho mwegere imbere rwose. Cyangwa se nimushake mugihagarare naho ngaho ndaza guhamagara ababyeyi kugira ngo baze babasanga. Nta gisa no kubyara, nta gisa n'ibirori. Ababyeyi rero, Sifa, dore umuryango wa Sifa nguriya mbe nshimiye, kandi afite umubyeyi w'umupapa, afite n'umubyeyi w'umumama, ndetse hari ba nyirasenge na ba nyina wabo. Ubwo rero niyo mpamvu akubwiye ati nureba hari uraza kubona umuryango wanjye. Bariya bantu yakazagire usitaraho, kandi nawe ndabizi n'umuryango ukunda. Rero igihe hari impano yateguriye ababyeyi cyangwa umuryango w'umugore we, ndagira ngo se wa Didier, se wa Sifa niwe mvuga bwa mbere kugira ngo ajye juru, maze ahasigaye mpamagare n'ufite impano y'umubyeyi wa Sifa ari we papa we, kugira ngo nawe yegere imbere ashyikirize izo mpano. Nuko papa wa Sifa nahaguruke yegere hano imbere. Didier agiye ihagararira hariya, ariko uyu musaza mwamuhaye amashyi. Ngaho reba abana bawe, reka mbasabe begere imbere, maze Didier agiye kuguha impano agushimira ati mubyeyi wagize neza kumbyarira Sifa. Uyu munsi uramumpaye imbere y'umuryango, none nanjye ndagira ngo ngushimire imbere y'imiryango iteraniye hano. Reka ngusabe wegere imbere, ahasigaye Didier agushyikirize impano. Didier ati iyi ni ingofero data kandi ni iy'icyubahiro. Ubu ngubu ubwo zamuye mu ntera, nanjye ndagira ngo bishimishe imbere y'imiryango yombi. Iyo ni ingofero y'icyubahiro. Si ibyo gusa kandi mfite n'akabando, ndabona ugenda wituma imbere ariko ntugasitare. Aka ngaka ni akabando naguteguriye kugira ngo uzicume n'ubwo imyaka iri kugenda izamuka, ariko ntugahungabane, uzakitwaze kandi uzahindura amahoro. Ngaho ndumvira amashyi y'umusaza. Murakoze cyane. Reka ngusabe wisubire mu byicaro, ahasigaye duhamagaye na nyina wa Sifa nawe yegere imbere. Na Sifa yihute ati umubyeyi wa Sifa w'umubyara natambuka imbere nawe bamushimira. Nuko ndetse gusa ahubwo hari n'abandi babyeyi bagize umumaro ukomeye mu muryango. Dufite rero umubyeyi akaba nyina wa Sifa, no kuvuga nyirakuru. Reka duhamagare umubyeyi bita Albertine, akaba nyirakuru wa Sifa, kugira ngo ahaguruke maze nawe bamushimire uyu munsi. Reka rero umubyeyi, reka dusabe ufite impano ya mukecuru Albertine kugira ngo yegere imbere, ahasigaye nawe tumushimire.
umukecuru rwose mwiza ngaho n'umubwira amashyi nawe yakoze ibikomeye yajyanye n'abafurika reka atambuke maze amushyikirize impano uyu munsi banze n'abasuhuze mukecuru nuko nuko iyo foto ni nziza rwose reka bagufata ifoto hasigaye nuko baragushimiye bati wakoze neza mukaka wakoze ibyo wakoze byose turabizirikana kandi Imana izaguha umugisha. Undi nanone turi buze guhereza impano uyu munsi hari umukecuru nanone witwa Alice, uyu nguyu akaba mushiki wa sekuru wa Sifa. Reka Alice tugusaba nawe wegera imbere ahasigaye bamuhereze impano bamutegurira uyu munsi nawe nimumubwira amashyi. Ni umubyeyi wa kera rwose, ni mushiki wa sekuru wa Sifa. Reka mubone ibaze ko ari mushiki wa sekuru wa Sifa, urumva ari uw'ejo bundi arakuze nuko maze mubyeyi barakoze rero. Iyi ni impano twaguteguriye uyu munsi ku byo bakoze, impanuro mubyeyi watanze kugeza uyu munsi, none dore tumaze kuba bakuru, natwe turagushimiye kugira ngo Imana ikomeze guhungisha kandi ikongera imbaraga. Turakoze cyane, ngaho isubire mu mwanya wawe. None rero reka mbasabe noneho turaza guhindukira turebe umuryango wo kwa Shimiye kugira ngo nabo tubashyikirize impano Sifa yabateguriye. Reka mubirindike noneho mubarebe, kamuhindukire nuko n'abandi benshi bari bakwiriye impano ariko nabo batazihaye, mwese barabashimira, ariko kubera umwanya ndetse n'ibindi byinshi bariya nibo batoranijwe uyu munsi, ariko abantu bose bari hano mwese Didier arabashimira ngo mwarakoze ku muryango. Rero reka dusabe umubyeyi w'umupapa ubyara Didier kugira ngo nawe ahaguruke mu byubahiro bye maze yegere imbere Sifa amushimire. Umwanya ni uwawe mubyeyi. Uriya niwe mubyeyi ubyara Didier. Sifa rero nawe aravuga ati ntabwo ntava aha ngaha ntamushimiye kuko ni umubyeyi ukomeye ku buzima bwanjye, reka guhereza impano. Yamuteguriye ingofero rero y'umubyeyi y'icyubahiro, ariko nanone kubera ko Sifa aravuga ati ntabwo nahangara gukora mu ruhanga rwa data bukwe, none Didier mugabo wanjye munyambikira ingofero y'icyubahiro, ahasigaye azahirwe na rurema. Agera imbere umusaza maze akwambika ingofero y'icyubahiro. Nimumumpera amashyi wawe. Harakoze cyane Didier ndetse na Sifa. Baravuze bati mubyeyi rero tugufiteho ishimwe rikomeye, watubereye umubyeyi ukomeye, wabyariye umugabo, none dore uyu munsi ni umugabo arakuze, ibyo byose byakomotse kuri wowe, none uyu munsi iyi ni ingofero y'icyubahiro mwambitse kugira ngo uzahirwe kandi uzakomeze ugire ubutwari. Si ibyo gusa ariko hari n'akabando naguteganyirije kugira ngo ubwo uri kujya mu zabukuru ntuzahungabane. Aka ni agakoni, reka Sifa akakire. Sifa akira agakoni ati aka ni akabando k'iminsi, wa mubyeyi we reka nkaguhereze, ahasigaye uzakicumbe nubwo iminsi iri kuba mibi, ariko nkwifurije gukomeza gukomera kandi ntugahungabane. Ngaho kamushyikiriza umukobwa mwiza. nuko ngaho
arakoze cyane rwose. Reka umusaza afate ifoto, hagarara uruhande rw'umukobwa wawe maze bagafate ifoto y'urwibutso. nuko umusaza araberewe rwose, umusaza araberewe ahagararanye n'abana be, umukuru ndetse n'umukobwa. Iyi foto ni nziza rwose. Urakoze cyane, urakoze kandi urakagira abana, uzahore ubyara ndetse uzahorana amata. Urakoze cyane. Reka rero duhamagare na nyina wa Didier, umubyeyi ubyara Didier rwose najye hejuru maze Sifa amushyikirize impano yamuteguriye kumushimira. Ngaho egera imbere mubyeyi mwiza. Egera imbere rwose. Ati rero mubyeyi, egera hafi yawe rwose mubyeyi. Ngaho shyikiriza Sifa iyo mpano kugira ngo ayihe nyirabukwe. Mubyeyi warakoze cyane kubyarira umugabo, nanjye ndishimye. Iyi rero ni impano namuteguriye. Aka ni agaseke kandi kanapfundikiye, kanagapfundikiye gatera amatsiko, maze nawe uzashimishwe n'ikirimo. Kandi nkunze kuri umubyeyi wagiriye umumaro muri ubu buzima bwanjye. Urakoze cyane. Ngaho hagarara uruhande rw'umuhungu wawe hariya, ahasigaye babafate ifoto y'urwibutso. nuko n'abamare nabo begere maze babafate ifoto hamwe n'umubyeyi. nuko murakoze cyane. Isubire mu mwanya wawe. Sifa rero ati buri wese muri mwebwe nakabaye namugeneye impano, ariko mwese ndabashimira muri rusange. Mwese ntawe utaragize umumaro kuri jyewe, kubera ko n'utarabyaye umwana yaramureze, yamugiriye inama, yaramufashije mu buzima bwose. Umwana yarize amashuri arangiza kubera mwebwe, none mwese ndabashimiye. Ariko bariya niho natoranije kugira ngo arakoze cyane. Arakoze cyane. Ngo hari n'izindi mpano zigihari ndetse nazo zikwiriye gutangwa. Hari ba nyina wabo umukobwa bari hano, hari uwo bita Valentine nabo baramushimira, kandi hari na Mahoro. Reka mpamagare Valentine nyina wabo w'umukobwa yegere hano imbere kugira ngo nawe bamushyikirize impano bamuteguriye uyu munsi. Mwahindukira. Valentine Valentine niyegera imbere kugira ngo murumuna we amushyikirize impano. Rero uyu mama wacu, usibye ko ntabafata nka mama wacu, ahubwo gufata nka mama, babanye muri byinshi, wagira inama nyinshi. None rero uyu munsi
yewe n'umugabo wanjye twaguteguriye impano kugira ngo tuyigushyikirize kandi irapfundikiye nzi yuko izagushimisha ariko warakoze ku mutware ndetse no kuri byinshi wakoreye ngaho reka muhobere uwo mugeni ndetse n'umugabo we mumwumvira amashyi ngaho begeye maze mufate agafoto bya hagati yego murakoze cyane wasubira mu byicaro byawe reka duhamagare na Mahoro niba ari hafi dusabe n'ufite impano ya Mahoro kugira ngo nawe yegere imbere. Mahoro arahari? Kugera imbere uyu nawe ni nyina wabo wa Sifa. Rero ati uko byagenda kose wambereye mama wacu mwiza kandi wagiriye umumaro ukomeye, wagiriye inama twarabagiye kandi warampetesheje, none njye n'umugabo wanjye twaguteguriye impano. Yegera imbere ahasigaye bayishyikirize. Erega ndabona ari ba nyina wabo babiri, reka bose bagifatirije ahasigaye kubwo kwihutisha gahunda babafate ifoto y'urwibutso bose bari kumwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nuko niba nta wundi muntu ugifite impano itaratangwa, hari indi yibutse, hari impano nyina wa Didier ngira ngo yaje yitwaza kugira ngo ayihereze mugenzi we wa mwana we mama Didier. Niba witeguye reka ya mpano uyishyikirize mugenzi wawe, reka rero maze nsabe nyina wa Sifa kugira ngo ajye ijuru, ahasigaye aze bahurira hagati kuko yagiriye kugushimira bagira ngo ujye ijuru. Turi ababyeyi bombi tubona baberewe uku nguku. Uyu nguyu ni nyina wa Didier, dore ni nyina wa Sifa, ariko nyina wa Sifa yavuze ko uyu munsi ntabwo uzagendana, ntabwo twatandukana uyu munsi bose ntagushimiye. Ati ntabwo isa no kugira ba mwana nkawe, none rero iyi ni impano guteguriye, warakoze kandi kubyarira umukazana, ndamwishimiye kandi nawe ajya ari umwana wanjye nk'uko nawe uri wa mwana wanjye. Ntahave ntahagiye rero, aho wagiye nanjye nzahakomereza. Murakoze babyeyi beza. Nuko ngira ngo izindi mpano reka tuziharire icyiciro kindi kuri maze kuza nyuma, ariko reka nsabe Sifa ahasigaye asubize Didier mu byicaro by'uyu munsi. Mufata akaboko maze ugende mwerekeye aho wamuteguriye kumwakirira, ahasigaye maze muhagera guca akabogi kugira ngo nsabe n'aba bandi bashinzwe kugaburira abandi nabo nibagera hariya baje kubamenya. Reka mbasabe baze gutambuka.
bagitambuka niba mudafite ishyari mwabambera amashyi. Reka nsabe rero b'abana nuko rero dukomeze gahunda reka twihute. Babyeyi rero Pascal ndetse na Kanyamibwa mwabonye ukuntu abana bishimiye umuryango, mwabonye ibyo bari bateguye, none uko mubareba bafite akanyamuneza ku maso ndetse no ku mutima, ndagira ngo rero basubize umwanya kugira ngo mukomeze muganire aho mwari mugereje. Nahoze mbona Pascal n'ubundi ari kunyicira akajisho, aho mwari mugereje rero reka mbateze umwanya kugira ngo mukomereze. Murakoze cyane. Urakoze mwesha w'amagambo, turagushimiye n'umuryango wanjye, Imana iguhe umugisha. Nkaba nshimira umuryango wa Kanyamibwa, nkaba ngushimira ibyiza unyeretse n'ibirori unyeretse kuri uyu munsi, uko ngaho imfura zisezeranye ngo niho zihurira, imwe yatanze indi ntirabura. Rero ntabwo Kanyamibwa yambereye imfura mbi, yanyeretseho ko ari umubyeyi. Naje musaba nawe yampaye, yambekeye, anyeretse ibirori by'abana bacu yakoze. Nagiraga ngo mushimire nk'umubyeyi, Imana imuhe umugisha. Kanyamibwa data wawe. Urakoze cyane Pascal, dushima iby'ingenzi kandi koko bibakwiriye. Ndabona utashima ibirori byinshi gukora uyu munsi, twese turanezerewe kandi by'umwihariko turashimira abanyamuryango bawe bose kubwo kutuzirikana no kudukunda. Reka Imana ibahereze umugisha. Noneho by'umwihariko umubyeyi azahora ari umubyeyi. Umubyeyi reka nabyo tuvuge ngo azahora ari umubyeyi. Hari ijambo mfite, uzi ko umukwe yarakwaga kandi inka yakoye ikaza kororokana. Rero nkurikije yuko inka zanejeje ndetse zikiyongera, uyu munsi reka uhereze indongoranyo mu nka wamwereye. Urakoze. Urakoze mubyeyi, Imana iguhe umugisha cyane. Nanjye mu gushima kwanjye reka mpamagara abanyagikari banjye maze banzanire ngushimire data. Imana iguhe. Rero ni ishimwe Pascal yari afite
yari afite n'ikirinda gushyikiriza mbere n'atakanyamibwa. Reka rero nuko gushyira gusoma amagambo y'umukuru w'umunsi, ahubwo reka akuzanire ndetse n'ayo mata y'ishimwe kugira ngo akugaragarize ibyishimo afite kuri uyu munsi. mukuru cyane. urasa nayo urakoze Imana iguhe sata kanyamibwa kugira ngo imfura idashima ntiyongere. Nagira ngo iri ni ishimwe nk'umuntu umpaye indogoranyo, nk'umuntu wambekeye akampa umugeni mwiza nka Sifa, imfura mu mfura, akaba ageretse ibyiza bije biza umuryango wacu, tukaba duhuje amaboko, nanjye akaba ari ishimwe ushimiye bene data n'umuryango wawe, urakoze bakabyara. Imana uhereze umugisha bakajya kubwo gushima bashima ntacyo nigeze dusaba mu kiyine. Ubwo rero uruzindu rwanjye nagira ngo nimba byakwemerera n'umuryango wawe nsezerere ntahe mbe datuzi yuko iyo ntahane na kure nta karere n'urugendo rurerure, ejo bundi ntuza kundeba uzahabona. Niba byashoboka kwansezerera nkaba ntakiye nkajya kubwira n'umubyeyi ibyiza navanye kwa Kanyamibwa n'ibyo naboneye. Urakoze urakobyara. Urakoze Imana umugisha, bacaga umugani wo utije imvura iragwa. Mwatubereye abashyitsi beza, kandi koko ni ngombwa ngo igihe kigere tugabanye ibi biganiro ku bw'amasaha, kuko murabizi ko bamwe bafite ingendo za kure, hariho n'abaza hano bakajya ku kazi, ni ibisanzwe. Rero reka nsabe kugira ngo bampereze akantu banzanire umusezerere. Urakoze, Imana iguhezagiye. Urakoze cyane data, uri umubyeyi, uracyametse. Imana igumugisha. Unyaruke kombora ibihe amasaha. Ndagira ngo rero noneho banyamiryango, bakwe wacu beza, nguko mbabwiye, turabashimiye twese by'umwihariko nk'abanyamuryango bwo kutwereka ibyishimo nk'ibi n'umunezero nk'uyu. None igihe kikaba kigeze cyo kugira ngo dusezeraneho. Aka ni akabando ko kugira ngo mucumbagireho, kandi isezerano rikaba ririmo mugire neza, Imana ibagire neza. Ukabura amata wihera abana
murakomera mubakwiye murakoze ni imana igumugisha cyane nawe imana igumugisha turi kumwe nuko murakoze cyane iryamo mwumvise aho usezera yicaye wakoze ababyeyi ababyeyi bati rero burya kuragira ni ugucyura ati burya kuragira ni ugucyura ati twategerewe n'iki kiganiro ariko nanone birakwiriye yuko dusubira aho twavuye tukajya gusohoza n'ubutumwa tukajya kuvuga inkuru nziza ko umugeni twamuhawe ndetse kandi inkwano zacu zikaba zakiriwe. Ababyeyi rero mutarahaguruka reka nsabe Sifa ndetse n'abamugaragiye kugira ngo abanze ageze Didier mu gikari. Yego naribuze ni Sifa n'umugabo we reka abajejuru ndetse n'abaje babagarariye maze ageze igihe mu gikari noneho abona musezere nibahaguruke maze batambuke ndetse n'abaje babaherekeje kugira ngo abageze ikambere hariya ahasigaye abandi ndaje mbabwire ibikurikira. Yego nimutambuke mufata akaboko nabo nibadushyirireho akananga batambuka. nuko Sifa ni gukomeza mu gikari dukomeze jyana umugabo wawe ahandi iwanyu mu gikari ahasigaye ibindi ndaje mbabwire. nuko